amfata nari ansanze ndyamye anyinjiza mu mufuka amajije kunyinjiza mu mufuka nsinziriye arawuhambira ahamagara abahungu babiri bantware muri Nyabarongo ni ngewe mwana wabyawe maze mu nda ya mama umwaka umwe n'amezi 6 mvuka batari babyiteguye ko ngomba kuvuka mvuka mfite ibyoya byinshi ku mubiri baravuga bati tubyaye inkima tubyaye igikoko bagiye kunjugunya. A world of stories. Ngo hayikaze n'ubundi wafunguye iyi video nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana kugira ngo uryoherwe n'ikiganiro tugiye kugirana n'umupapa uri hano Imana yatuzaniyemo hano kugira ngo akuganirize dusangize byinshi experience y'ubuzima myaka yibaye nkiyicumaho bukeya iyo myaka afite byinshi amaze kubona reka tuze kuganira nawe rero kuri Mike muri kumwe na Director Gabi kuri Afrimedia Live nk'ibisanzwe n'ubundi Imana ikomeze kubagenera ibibakwiye. Karibu cyane Pastor. Nanjye ndanezerewe kubasanga muri uyu mwanya. Amazina yanjye ndi Bishop Mahame Emmanuel cyangwa Muhammad Emmanuel niyo mazina yanjye. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana. Ndanezerewe kuba ndi muri uyu mwanya hano muri iki gihugu cya Kenya. Twebwe tuba mu gihugu cy'Ubugande Kampala. Twaje gusura mama wacu w'umwuka umushumba wacu mukuru w'amatorero dushumbye mu Uganda bamwita Pastor Hakizimana Aline. Twaje kumusura hanyuma rero tuboneraho n'uyu mugisha wo gutanga ikiganiro cy'uburyo Imana ijibana natwe. Yego. Kubatazi abo bantu bose ari umudamu we Annette kiganiro cye turagipininga muze kukireba muri comment ari na testimony nyinshi z'umushumba Aline nazo turaza kuzipininga muri comment ubwo umuhitumanuka nusoza hano uze kureba ubwo buhamya bwiye butangaje abo bose avuze. No umugabo wa Annette ikiganiro byanza bikunze ni butarakirebye n'ubundi manuka muri comment uze kukireba. Ndanezerewe nkuko Annette yabivuze. Nanjye ikinyarwanda kigenda kinyihishahishamo ariko ndagerageza kugikoresha mu buryo bwose bushoboka kuko ndagikunda nakibyariwemo kandi ngikuriramo imyaka mikeya rero mbaye mu gihugu cy'Ubugande ntago aricyo cyatuma kinkura mu rurimi nabyariwemo ndarukunda cyane. Nkuko nababwiye ngo amazina yanjye ni Mahame Emmanuel. Ndi umugabo ushima Imana nkuko maze kukivuga. Umudamu wanjye ni Umuhoza Annette. Yavuze ku buhamya ukuntu yahuye nanjye ntago byari byoroshye kugira ngo tube nk'abahumva ntago byari byoroshye ariko ndashima Imana ko yamumpaye. Ntago byari byoroshye kuko igihe namubonye nanjye ndushye nkuko yararushye ariko nararuhukiye muri Yesu. Ntegereje umuntu ushobora kumenya ubuzima bwanjye umufasha. Hanyuma mu buhamya yatanze ndamukunda kandi nanjye arankunda ndabizi kandi ndamwubaha kandi nanjye aranyubaha. Hari ibiguma byinshi yagiye akiza mu mutima wanjye. Nanjye kandi hari ibiguma byinshi nagiye nkiza mu mutima. Niko tubwiye n'uvuga ngo wamukirije ibintu byinshi umwereka urukundo umugira umuntu arongera abona amenya ko urukundo rubaho. Mu by'ukuri yaragowe nanjye nari ngowe ariko we yaragowe birengeje cyane. Yaragowe birengeje kuko igihe namubonye mbona ari umuntu urushye kandi ntabwo namubonye nkuko abantu babona abandi bantu gutya. Oya njyewe namubonye
mu buryo numvaga igihe nari maze nta mudamu mfite, nari narabyayeho kubana nanjye, nari narabyayeho kubana nanjye batatu ku ruhande ku ruhande nanjye nari narigeze gushakaho umudamu hanyuma duhura yarananiwe umugabo, nanjye narananiranye n'umugore. Hanyuma mu buzima bwanjye nyamukuru nari meze nkawe, kuko numvaga ntazongera gushaka, gusinzira igihe nabayemo mu buzima, numvaga ibyo gushaka narabiretse, numva nshaka gukorera Imana, kuko nari maze kwiga Bibiliya, numva itorero ADPR rimaze kuntangira amafaranga aho bita Ikayenzi i Nyamata, maze kwiga ishuri rya Bibiliya, bamvanye Nyamata kandi ngiye aho bita Igisenyi, naho ndangije ishuri rya Bibiliya, numva rero ntangiye umurimo, nta kindi kintu gishobora kumbuza gutangira umuntu. Ndabana ibintu by'abadamu, reka mbiveho, kambi ubisezere. Ariko abapasiteri bakajya bambwira bati ntabwo ushobora gushumba nta mugore ufite. Hanyuma nkasigara hasi, rero nari nsigaye hasi y'umupasiteri, ntashobora guhabwa uburenganzira bwo kuba pasiteri kuko nta mugore nari mfite. Ariko nkumva biramfashije, kuko numvaga nkunda gukora umurimo w'Imana, ko umurimo nakundaga mu mirimo y'Imana cyane, nakundaga umurimo w'ubudiyakoni. Nkumva nakunda guhanagura inkweto z'abapasiteri, nkumva nakubaha abapasiteri banjye, nkumva nakunda koza urusengero. Hanyuma ndashaka kuvugaho gatoya mu buryo twabonanye. Yari mu rusengero rwacu, korali yacu yarasohokaga cyane, nkubwiye ko nari hasi ya pasiteri muri ADPR. Hanyuma akajya akunda kuririmba cyane. Hanyuma igihe kigeze, nari nicaranye n'abapasiteri batatu, babazaniye ibyo kurya, barambwira batari gushaka, kuki wowe utarongora? Ndababwira nta mukobwa ndabona. Umwe mu bapasiteri ahita ambwira ati ariko se ntureba Aneti? Nkumva simukunze, nkumva simukunze, kandi nawe yumvaga atankunze, niko yatubwiye. ariko nkumva nkunda uko aririmba, icyo cyo numvaga nkunze uko aririmba, yaba atari muri korali nkumva nta mahoro mfite. Turakomeza gutyo, akomeza kuba dirisha wa korali, nanjye nkomeza kuba umushumba we. Igihe kigeze twagiye ahantu i Nyamata kuvuga ubutumwa bwiza, araririmba. Icyo gihe umwuka w'Imana uramanuka mu buryo bukomeye. Yamaze kuririmba, nanjye ndigisha. Iteraniro riba ryiza cyane. Turangije iteraniro, abapasiteri barambwira bati ariko wigishije neza, kandi na Aneti yaririmbye neza, ntureba ko agukwiriye mugakora umurimo w'Imana? Ndababwira nti oya, reka nzabanze mbaza Imana. Ariko numva ibihe byanjye byo gushaka bitaragera, kuko ibifatanye n'insimbi cyangwa se n'amafaranga, ntago ubuzima bwari bumeze neza. Igihe kigeze numva umutima wanjye unyemerera kumushaka. Iyo story ni nini cyane. Yatubwiye ko abandi baje kukubaza, abandi bahungu uti dushaka Aneti. Niyo mpamvu ushatse kukubwira ngo iyo story ni nini kuko nageze aho nkajya numva abantu abandi bamushaka, abahungu banyisanzuragaho, banzi icyo ari Ikinyarwanda cyumvikana, banyisanzuragaho bakambwira bati ariko ushobora kuduhitira inyuma ukatubwira uriya mwana w'umukobwa. Umva bose, umwe araza, babiri baraza, ariko nkabona urukundo bamukunze surwo umukunzi, surwo kumurongora ngabo umugore, ahubwo nubwo kumurongora ngabo mutware ku rusengero rwabo, kuba umuririmbyi muri korali yabo. Ariko jewe nkumva urukundo mukunda, nari ntaramukunda, ariko uko biyongera kuvuga nkajya numva nkavuga uyu mukobwa niba mutwara ku rusengero, nkitegereza nkabona nta wundi muntu uzasigara, kabone uzamukurikira, ariko nkavuga ngo reka mbireke. Igihe kigeze rero, mbona abantu bakomeje kwiyongera. Hanyuma uko biyongera bambaza, nkababwira ngo mutegereze. Ariko kubabwira ngo mutegereze, numvaga nshaka nanjye kubaza Imana, mbese Aneti ashobora kumbera umugore? Niyo mpamvu nkunda kubwira abahungu bashaka ngo
igihe cyose uzashaka umukobwa utavuye mu bushake bw'Imana ubuzima buzaba karubirira niko abagande bavuga gukaruba buzabasharirira kuko bwari bwarigeze kunshaririraho ndabimenya nkumva sinkeneye gushaka undi muntu wese w'umudamu nta mbajije Imana. Igihe cyarageze ndota inzozi ngo nakoze ubukwe n'umuntu w'umukobwa ariko ntabona Araneti. Numva rero yongeye kumvamo mu buryo bukomeye. Mberekera aho ngaho ariko mberekera aho ngaho abantu bakakomeza kumumbaza. Nyuma habaho umugabo umwe twari turi mu rusengero araza arampanurira. Maze kumpanurira ariko burya ngewe ngira impaka ntabwo napfuye kubyemera. Ninjira mu masengesho y'iminsi 7 ntarya ntanywa. Uriya mugore yaranduhije ninjira mu minsi 7 ko numvaga ntashaka kandi kongera kubona umugore uzongera kubabaza umutima wanjye gusinzira urugendo numva nshaka gutangira. Hanyuma ninjiye mu gusenga ntago narose ahubwo numvise umuntu ambwirira mu gusenga arambwira ngo genda utangire gusaba urukundo Aneti niwe mugore nguhaye. Naryumvise rimwe numva niyivuze ndataha. Ntashye rero ntabwo uriya mukobwa nigeze musaba kunkunda. Sinigeze musaba cyangwa nanjye ngo numve ndamusabye. Oya, naramutelefonnye ndamubwira ngo ushobora kuba uri umugore wanjye kuko namaze kubona ibimenyetso biruta kimwe cyangwa 2. Akaba muri iyo minsi kandi yavuye ku rusengero bamuhaye invitation niba twabyita invitation bamwohereje gukora kandi wabo muri korali ntagakiboneka. Igihe cyo kumubona sinkibumubona. Amaze kugenda numva ngize urukundo ruvuye mu birenge rukagera ku mutwe. Nkumva sinaryama ntamuhamagaye, nkumva sinabaho namubajije amakuru ye. Ariko wamajije kugenda ndashaka kubwira iyo story ni nini cyane. Agiye kuko nta muntu numwe wari wamusezeranyije kuzamushaka keretse njewe wamubwiye ariko mbimubwira kandi noneho igihe cyarenze. Nsanga story yatashoboye kubabwira. Hari umuhungu umwe mu bahungu wari umusabye urukundo. Amajije kumubona iwabo ubuzima bwarahindutse. Atangiye kuza iwabo azanye udusukari, azanye amata, azanye utundi tuntu mu modoka kandi nge nta modoka nari mfite. Nari rubare nyine nta modoka nari mfite. Hanyuma namuhamagara nkumva nta migihe ahubwo nkumva igihe yatangiye kugiha abandi. Hagerageza kumwoherereza udufaranga 1000, 2000 kugeza igihe yambwiye ati rero uriruhiriza ubusa nabonye undi muntu nkunda. Namubwiriye kuri telefone ndakaye ndamubwira numva ni Uwiteka Imana yambwiye. Nta mugore nzarongora atari wowe. Nuwo nguwo ugerageje kukurongora ashobora kutazabaho ariko nzagutegereza. Ntekereza ko nari ndimo mukanga hari ariko numvaga mbifite mu mutima. Igihe cyarageze njyayo kumenya iwabo aho ari. Majije kugera iwabo baransuzuguye. Byagaragaza mu ruhande rwanjye ko natashye mvuga ngo iyi ntabwo ari Imana. Yambeshe. Baba baransuzuguye kabisa. Baba baransuzuguye. Baba baransuzuguye mu buryo bukomeye kuko nari mfite murumuna we akaba ni inshuti yanjye. Ariko iwabo barambwira bati kino ni igiki uzanye mu muryango wacu, niko babwiye. Kino ni igiki uzanye mu muryango wacu. Nkaba rero naragize ibikomere mu mutima wanjye muri 94. Mama maze gupfa. Hanyuma bamera nk'abasikuye cyangwa bavunyeyo abazikuye ibikomere mu mutima wanjye. Muri 94 nari muri side 2 zihigwa kuri papa no kuri mama. Mama ari nta kibazo
papa ari nta kibazo ariko mama afite ikibazo. Hanyuma rero ubwo babizikuye ibyo ngibyo babikuyeyo nababonye mu yindi karite. Numva nanza neti. Ndavuga ngo ndakwanze wa mukobwa we. Ndataha. Bari bansuzuguye ndataha. Ndataha. Umuhungu akomeza kugenda mu maso ariko igihe kimwe ndimo gusenga mbaza Imana ngo Mana none nawe urabeshya ukantwara mu bantu bansuzuguye bene aka kageni ndi umukozi wawe yego ndi umukene ariko ndi umukozi wawe. Numva ngize impaka n'Imana iryo joro ndyamye ndota ndimo kumwambika impeta. Ndongera mfata telefone numva urukundo ruragarutse ndamuhamagara. Aranyitaba arambwira ngo none niki ndamubwira nti urukundo rwagarutse. Arambwira ati narinzi yuko utazongera gukora iki. Utazongera kumvugisha. Ndakuvugishije nk'umuvandimwe nk'umuntu nayoboye ariko mwaransuzuguye. Arambwira ati rero mfite inshuti turimo kugenda hamwe turimo gutegura ubukwe avuga n'igihe cy'ubukwe barimo kubutegurira. Igihe kigeze numva uyu muhungu ntabwo agomba kuntwarira umukobwa. Reka mbabwize ukuri. Kandi Imana yarakubwiye ko ari we wawe. Bibiliya iratubwira ngo nubura ubwenge nzakureka. Niba narakoresheje ubwenge bw'Imana niba ari ubwanjye muraza kumbabarira kuko ntabwo twaye turi kumwe yararibye nanjye ndi ibyanjye. Nk'umuntu wumvaga wakunze kandi wamaze kubona ibimenyetso byo ku Mana. Simusiga. Naciye nyuma mfata telefone yuriya muhungu nayisabye muri umunawe. Mfata telefone yuriya muhungu ndamuhamagara. Ndamubaza ni njyewe komando mva mu kigo cya gisirikare Kanombe. Urumva nari navuye mu mwuka kakabona numvaga nshaka umugore wanjye. Hanyuma namaje kumenya neza kurimo kumpungabanyiriza urugo. Uyu mudamu urimo gushaka ntago muzabana Annette ni umugore wanjye. Ushobora kubireka cyangwa urahitamo gufungwa. Kuva uwo munsi umugabo yakuyeho telefone buri kintu cyose aragihagarika. Annette ategereza ko uyu muntu yagaruka ntiyagaruka. Annette ategereza ko uyu muntu yakongera kumuhamagara kandi byari bishyushye ntiyongera kumuhamagara. Umuhungu azingutwe araceceka. Hanyuma maze kumenya ko nari mfite muramu wanjye unkunda uwo murumuna we kandi yankundiraga kuko nari umuhanuzi mfasha ubuzima bwe. Aravuga ati uyu mupapa ndamukunda. Akumva yanshimira kubana na Annette kandi n'uyu munsi arankunda. Hanyuma rero niwe wampaye izo nomero za telefone ndazikoresha muri ubwo buryo. Niwe wampaye amakuru rero ko Annette yasubiye mu mwanya yamaze gutandukana n'uriya muhungu. Nsubira rero mu mwanya wanjye ndongera mpamagara Annette nakubwiye ko ugomba kuba umudamu wanjye. Annette arambwira ati nta mpamvu ndabyemeye ndabyakiriye ariko reka tubanze tuganire n'ababyeyi. Ndavuga nti wowe gusa upfa kwemera ko uri umudamu wanjye tugiye kuzabana. Numvise abyemeye naraye mu nkweto kuko numvaga ari igitangaza. Nyuma nsaba uriya mwana w'umukobwa rero kumufasha kunyemereza ababyeyi. Hanyuma bamaze kwemera njyayo nkora icyo bita gusaba. Njyayo nkora icyo bita gukora porogaramu zose zikwiriye. Hanyuma Annette muvani wabo muri ubwo buryo. Ntatinze mu buzima tubanyeho iwabo babonye ko ndi umugabo ubahesheje agaciro. Umuryango urankunda na baramubange barankunda n'abavandimwe barankunda. Mu bakwe ni njyewe mukwe ufite agaciro kugeza uyu munsi. Ubwo rero hari ahantu nshatse kubabwira ngo Annette ubuzima yahuye nabwo nkuko yababatangiriye. Nanjye ngiye muri story y'ubuzima bwanjye meze nkaho ari bwo
nahuye nabwo. Hanyuma rero twahuye duhwanye, niyo mpamvu ngira ikibazo nkamubwira, nawe yagira ikibazo akambwira. Na mama arahari, arabizi ko dukundana, arabizi ko turi inshuti, arabizi ko twihanganira byose. Ibidashoboka turavuga ngo bino ntibishoboka, nibishoboka. Mu bukene turafatanya tukarwana, no mu bukire tukagabana igikwiriye. Kubw'ibyo bidufashije gukora umurimo w'Imana, mu matorero Imana yaduhaye kuyobora, bidufashije kurera abana bacu, bidufashije kandi kubana n'abantu bose amahoro. Yego. Zo ni sawa cyane. Ubuhamya bwa Annette nibidukundira nuko muzicarana kabisubiramo neza. Ubuhamya bwe impamvu yuko ubuhamya busa naho butahuraga, tubundi bwihariye. Niyo mpamvu mutabonye bicaranye hano. Nibikunda umwanya nuboneka tuzabishaka rwose. Yego. Bishop, nuko none wewe niki byakwigishije, niyihe nama waha urubyiruko? Urumva wewe warafightinze kugira ngo ubone umuntu wawe wakunze. Uyu muhungu dukurikiye uyu munsi nawe uri muri icyo kibazo, wamubwira iki? Umuhungu dukurikiye nawe uri muri icyo kibazo, ufite umukobwa akunda, kandi hakaba hari undi ugiye kumumutwara, kandi n'ababyeyi bakaba batamukunda. Ntabwo namubwira ngo akoreshe ubwenge nakoresheje, ahubwo namubwira ngo asabe Imana ubwenge. Kuko ubwenge bwose butari mu Imana ntabwo butungana. Ubwenge nakoresheje iyo butaba mu Imana ntabwo Annette mba naramuhawe, kandi mfite ibimenyetso birenga kimwe ko Annette namuhawe n'Imana. Icya kabiri, igihe nasengaga Imana yanyemeje ko Annette ari umudamu wanjye. Hanyuma rero abo bandi bose baje iruhande, namenye ko ari ibisambo. Numva rero ko ari ngombwa ko mukura mu maboko y'ibisambo. Twakomeza nta kibazo. Twakomeza. Hanyuma narindimo kuvuga gato kuri Annette, cyangwa ku buzima bwa Annette, ariko si ku buzima bwanjye. Mvuze gato ku buzima bwa Annette, ukuntu twabanye, ukuntu twashakanye. Annette afite ubuhamya bunini cyane mu buryo bwo kubyara kwe. Nariho ibyo byose yarimo babwira, nariho nta munsi arabyara ntari kumwe nawe. Cyane aho nakunda kubwira n'abagabo bafite abadamu babo, igihe cyose umugore agiye kubyara, ntiwifatanye nawe muri uriya mubabaro wo kurumizwa no kurumwa abyara. Nahindura amaso akubone kuri hafi, rimwe na rimwe birabababaza. Dufite abana beza kandi badukunda, kandi natwe dukunda, kuko twababyariye mu rukundo. Kandi niyo agiye kwa muganga turajyana. Uriya mwana rero yavuze yagiriyeho ikibazo cyo kujya ikuzimu, nariho nanjye mbifitiyeho ubuhamya. Nuko umwanya ari mutoya, ariko nuboneka tuzazana twongere dutanga ubwo buhamya. Ariko nkubikoraho nta kibazo. Igihe yavuze ngo uyu mudamu wabakiriye ikuzimu atangiye kumwereka ibyo byose, umwanya w'iminsi yamaze kwa muganga nariho, nicaye ku gitanda, amaso ku maso, amatwi ku matwi, namwitegereza ibyabagaho byose. Niriya ntuza serum imuvamo, ninjye wafashe ukuboko kwe. Abaganga bari banyemereye kubaho, kugumana nawe hafi. Nuvuga ngo yari muri koma. Yagaragaraga ko atari muri koma, ahubwo yagaragaraga nk'umuntu wapfuye. Kuko hari igihe yageze ukabona ntabwo ahumeka. Abaganga batangira kugira ibibazo, ariko ndababwira nti ngewe nta sezerano mfite ko umugore wanjye agomba gupfa, reka ngume hano, mwebwe nimugende nta kibazo. Nyuma rero yaje kugaruka ndeba n'ubundi, yaje kugaruka ndi maso. Ntabwo nigeze nsinzira muri iyo minsi 3 yose, kuko nagize umwanya ukomeye wo kumusengera Imana, kuko namenye ngagize ikibazo. Amaze kuvayo rero atanze ubwo buhamya, nanjye menya neza ko ari cyo kibazo yari yagize. Hanyuma abana bakurikira uriya mwana rero, Satani akoze ibishoboka byose
gushaka kumwica nk'uko yamubwiye ngo nabivuga azamwica. yabikubwiye gute, abikuganiriza yabibabwiye gute, zamubayeho muzakira gute? Inkuru ye nk'uko ayivuze tutabyinjiyemo cyane nuko nguko iri, kuko yavuze ko yatubwiye ko hari umuntu nabwo yamaze akahe kanini atavuga, yatubwiye ko yagiye kumva avuye nko mu mubiri, hanyuma kumva umuntu aramubwiye ati nkurikira. Uyu mudamu wamubwiye ati nkurikira yumvaga ngo iruhande rwe hari undi muntu umubwira ngo turi kumwe ntugire ubwoba. Uwo navuga ko ari umwuka wera wagendanye nawe, hari ntekereza ko ari we wagiye kumwigisha ikibazo cy'abadamu babyara, ashobore kugira icyifuzo cyo gusengera abadamu babyara. Nkuko yabivuze rero abikurikiranya, kuko nanjye ndacyafite inyota yo kuvuga ubuhamya bwanjye. Yego. Nuko abatwumva nuko nguko uko yabibabwiye nuko natwe yabitubwiye. Baje kureba igice iyo pati yiwe irahari muri comment, ubundi twikomereze. Nego. Ahubwo hari ako atavuze nshatse kongeraho. Amaze kugaruka yongeye kugira inda ya kabiri ikurikira uwo mwana w'umukobwa Tendo Promise, Satani yagaragaje ko ashaka kwica umudamu wanjye. Umwana w'umuhungu bita Samuel Unique, agiye kumubyara nawe yagiye kumubyara bamubaze. Habaho ibimenyetso nabyo bigaragaza ko Satani ashaka kumwica. Aho naho dusenga Imana irahamukiriza. Hanyuma ku mwana wa gatatu witwa David, tumwita David Byakatonda. Hanyuma uwo nawe we amaze kumubyara, bamaje kumubaga ko abana bose bakurikira bariya baje bamubaga. Uyu we rero wa nyuma wo twakwita bucura ubu dufite, yabaye ikibazo ko yavutse muri COVID. Avukira mu bitaro, avuka bamubaze, ariko bagiye kumupima kwa kundi ababyeyi bapimwa bwa nyuma, barindiriye kubyara, aramubwira bati umwana yavuye mu ngobyi, siko babyita, ari iruhande rw'ingobyi. Ntiwemereye kugira imirimo yose ukora, umwana nta mata abona yo mu ngobyi, nta buzima afite. Igihe cyo kubagwa kigeze, agiye kubagwa, ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza kuriya mugore wamubwiye ngo nabivuga azamwica. Agerageje gushaka gutwara abana bacu uwo mugore, ariko gasanga turi maso. Ndashaka kubwira abanyamasengesho ngo mwongere cyane gusenga, kuko mugira igice kinini ku bantu bazima, ku badamu babyara, ku bandi bantu bagendagenda mu nzira, mutabara. Kuko nta zindi mbaraga zibaho ku isi zitabara abantu keretse imbaraga zo gusenga. Igihe cyarageze bamujyanye kwa muganga, bamaje kumubaga, yabyaye akana ko ka David, kari kangana n'aka gacupa. Ntabwo kakuriye ku mabere ya nyina, twagaguriye amata. Yakabyaye gafite ikiro, sibyo? Kiro n'ubunusu aho ngaho. Ariko tubona karavutse kuko ari kuri iruhande. Noneho icyaje gutangaza, bamaze kumubaga, umwana bamugejeje hari agomba kugera, na nyina bamaje kumutegura neza, amaze kugera hari muri maternité abana babarindira na nyina. Nyina ninjoro ashaka kujya kuri toilette. Hanyuma mu gihugu cy'i Bugande hari abantu bitwa abasezi, abo barya abantu babaho bagenda. Muzabishaka no ku YouTube muzabibona. Muzabibona bagenda, ariko barya abantu. Hari igice ushobora kugeramo ukaba utagenda uzanye imiteto. Byaba bigeze saa 12 mu Buganda, ukaba utagenda uzanye ubugoryi, ngo uragenda burije, ngo urashaka kugenda gutya. Ujya kumva umuyaga urahushye, ukajya kumva ubwenge babuhinduye. Abo ngabo nyine bitwa abasezi. Ni abantu bakagira umuntu muzima mukuru nk'uko tungana, mama nyabo. Bo ikibazo bagira, niyo bari mu bantu gutya, icyo gitambo cyabo kikabafata nk'uko twicaye, atangira kukureba nk'inyama. Atangira kukureba nk'inyama, agatangira kuvuga ngo ngo mbega amabuna aryoshye, ngo baba we ngo wamurya ukuboko, ukumva arabitangiye mu bantu. Ngasi icyo gitambo cyabo kibafata cyo kurya abantu.
hanyuma rero bakunda kugenda ahantu kwa muganga kutwara imirambo yapfuye n'abantu barangaye barimo gutaramira aho hanze nijoro. Uyu rero bari bibagiye gutanga itangazo kubamenyesha ko abantu bashyashya bagomba gusigara mu nzu bagakoresha amabase. Uyu rero bumva aragoswe arasohoka, mbese asohoka hanze. Ubwo twagiye ko nabwo nari mpari, zari nijoro, twumva umuyaga urahushye. Uwo usigaye uri ku mwana numva, kuko yaherekejwe n'umuntu aragenda amwereka toyi, ajya muri toyi yakingaho. Natwe turagaruka turavuga kuko ni hafi. Mu kanya gatoya twagiye twumva inzira nyeganyeje, abantu bose bari aho ngaho bati abasezi. Noneho turebye mu madirishya tutangira kubona nyine bakanuye amaso gutya, turavuga tuti karabaye. Uraba umuntu arababona. Iyi ntabwo ari story, ntabwo ari umugani, ni ibintu. Nese uwo muyaga bawukura, bafite imyuka bakoresha. Mami rero akaba ari hanze. Hanyuma rero ikintu cyamutabaye ni kimwe n'Imana yo mu ijuru, kuko yatubwiye uwo muyaga umaze kuzenguruka bashakaga kumukuba igitambo kugira ngo bamusike bamutware. Baragutwara ukabakurikira utazi iyo ugiye, nkuko wumvise ubuhamya bw'uriya mwana buzatanga ugiye maso. Bakagutwara utazi aho ugiye. Niko rero bari bagiye kumutwara. Noneho bajya kumusika akagaruraho urugi rwa toilette, bajya kumusika akagaruraho urugi rwa toilette. Yakinguye rimwe asa nk'uwiruka, natwe turakingura kuko iyo byaje mwese mama mugomba gukinga. Turakingura avuga ati ndaje, tuhita dukuraho urugi. Aza ibuka ko bari bamubaje, azafashe gutya tumushyira ku buriri yinjira muri koma. Ibitekerezo byagiye, nabwo amara iminsi 3 atumva, atatekereza, nta kindi kintu arya. Baravuga bati tuzajya tumuha serumu yonyine. Ubwenge bugarutse rero, ubwo iyo nkuru nibwo yongeye kwitubwira icyari kimubayeho. Ubwo jewe nari mu nzu umenye ko byabaye kandi ntagomba gusohoka, ari ugusenga Imana. Kuko uwo muyaga iyo usohotse nawe ushobora kugenda muri uwo muyaga. Menya rero aho ko Satani ntago yashakaga abantu bari aho, ahubwo yashakaga Aneti. Kubwakiriya buri gihe yagiye kubyara tuba tugomba gusenga. Ndagira ngo romenyesha abantu, Aneti yahaye ubuhamya babukurikiranye kandi muraza kwiyongera kubukurikiranya kugira ngo tuzi neza ko hari abadamu benshi babyara akabyara umwana apfuye atazi impamvu apfuye. Aneti yabibabwiye. Hari n'abatwara inda akajya kubona akabona ivuyemo. Aneti yabibabwiye, ababwira n'ingeri babatwaramo. Ibyo byose muraza kwiyongera kumva ubuhamya bwa Aneti kugira ngo mugire igihe cyo gusenga no hagarika iyo myuka yiba abana. Ndumva ku buhamya bwa Aneti nakongeraho ibyo ngibyo nzi kuko ni byinshi. Nanjye mbona akanya gake ko kuvuga ku buhamya bwanjye. Yego. Ndabanezerewe. Aneti ndamukunda nkuko nababwiye, kandi kumukunda kwanjye bije bimufasha kubana nawe kwa muganga, bigatuma musengera kuko nzi neza impamvu n'ikibazo kibaho. Hanyuma akagenda atsinda. Nta muntu utsinda ari wenyine. Ndagira ngo mbwire abantu bose batwumva ko nta muntu ujya utsinda ari wenyine. Umuntu atsinda afite undi umuri inyuma. Hanyuma rero igihe cyose uzumva ko uri wenyine Satani azagushobora. Ariko igihe cyose uzumva ko hari umuntu uri inyuma yawe, nawe uzagira imbaraga zo gutsinda. Bibiliya iratubwira ngo nta bagenda ari babiri bataganiriye ku rugendo rwabo. Bagomba kuganira ku rugendo rwabo kugira ngo bashobore kurangiza. Ngewe Emmanuel Mahame ndashaka kubabwira ubuhamya bwanjye. Aneti munyuzeyo gake kugira ngo mwunganire. Tuzashaka undi mwanya tubivimuzi nta kibazo, dukore kuri ubwo bwawe nabwo. Mfite ubuhamya bwinshi kandi bunini. Papa wanjye yitwa Rugamba Cyprien. Ni umugabo uvukira Ishyorongi. Hanyuma ngewe simvukira Ishyorongi, mvukira Bugesera mu karere ka Nyamata.
mu nda ya mama twavutse turi abana batatu, hanyuma ariko ari abahungu bonyine. Muri abo bana batatu bose barapfuye, ni ngiye usigayeho njyenyine. Mama wanjye yapfuye ni mutoya ariko ntari muto cyane, nzi ubwenge. Nza kugira ikibazo rero cyo gushaka kwa data, ashaka umugore ukeneye ubukire cyangwa ubutunzi, kuko papa yari afite ubutunzi. Nkaba nari umushumba rero w'inka, data nawe yari afite inka. Hanyuma ubuzima bwanjye muri icyo gihe nari maze kubura mama kuko naragiraga inka. Ariko mama kumubura yari story ndende cyane, kuko nshobora kuyinjiramo cyangwa se no kutayinjiramo, kuko hari igihe cyageze mama ndi muto cyane mu myaka yanjye 4, 5, mama bamuroga icyo bita ibisazi. Mama bamaze kumuroga icyo bita ibisazi, hari bakuru banjye babiri. Ndashaka kubabwira ku mbaraga z'Imana n'uburyo Yesu amenya umuntu we atarimenya. Yes, Imana, Yesu aratuzi twiko twimenya. Niyo waba uri he byose ubamo, Yesu arakuzi. Igihe cyo kuguhamagara kwawe ntabwo uzatera impaka. Muri ubwo buzima bumeze butyo, papa yari afite inka, afite urutoki. Hanyuma mu myaka yanjye 4 nari nzi kunywa icyo bita kanyanga. Nshobora kunywa ijerekani nanyweye neza kuva mu gitondo kugeza saa 8 nyimaze. Mu myaka ingahe? Yego rwose. Ntusinde. Bwira mugenzi wawe ngo nari mfite ikiri mu nda muri jewe icyangwaga atari jewe. Ubwo buhamya burakomeye kandi bujya bukunda gufasha abantu. Hanyuma kandi nkaba nzi kugenda nkatema ibitoki mu myaka 4. Nkamenya gutara, nkamenya kujya kwiba inzoga ya papa, nkamenya no kujya gukora kanyanga mu myaka 4. Nari mfite ubwana bumeze gutyo bw'ubugegera. Kandi nkamenya kuragira inka za data. Aho kuragira inka za data rero niho nigiye kuri ya kanyanga kugerekaho no kunywa urumogi. Hari igihe ngera aho ngaho nkumva ngize agahinda mu mutima wanjye, nkavuga ngo abantu bataramenya Yesu nabasabira, mbasengera mu izina rya Yesu, bakora ibishoboka byose bashaka ukuntu bamumenya. Hari abantu bariho bumva ko umunezero uba mu rumogi. Nararunyweye kuva mu myaka yanjye 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mama marapfuye. Gusa imyaka 4 warukuraga? Imyaka 4 narukuraga he? Acyo bita abashumbura kizi. Mu bashumba nta bukuryo bwose badakora. Aho ndumva ushoboye kubyumva. Yego. Komeza. Ndarunywa kugeza igihe mama yapfiriye. Yapfuye mfite imyaka, ndimo kugena mu myaka 12 aho ngaho. Amazije gupfa, nsigara ndagiye inka bakuru banjye gutyo. Ariko igihe kigeze, papa agira umudamu utaradukunze cyane. Nyuma aratangira, bakuyeho mukuru wanjye, abakuyeho murumuna wanjye, noneho ntangira nanjye guhindurirwa ubuzima. Amukuraho gute? Gupfa bose barapfa, nsigara akabica ku buryo bwo kubaroga. Yeah. Ndemeza yuko abantu bazi ko uburozi bubaho. Bubaho kabisa. Hanyuma abazi ko bubaho, ariko hari abazi ko butica. Bushobora kutica kubera impamvu y'Imana yakuvuzeho. Hanyuma rero ntekereza ko ngiye butanyishe kuko hari Imana yari yamvuzeho. Muri iyo myaka yanjye 8 nari nkabije kunywa inzoga n'urumogi. Noneho ngeze ku itimu ya yindi yo kwiga no kurwana mu buryo bukomeye. Hanyuma muri je harimo undi muntu nanjye ntarimenye. Ushaka kumbaza ngo uwo muntu se yitwaga nde cyangwa se yagukoreshaga ibiki? Sogokuru yitwaga Mugenzi, yabaga Ishyorongi. Yapfuye mfite imyaka 6 njya kumuhamba. Igihe nagiye kumuhamba ntaramuhamba, yabanje guhamagara umwuzukuru
wa nyuma mu bana ba data akaba ni njyewe. Ngezeyo rero atarapfa ashigaje iminsi itatafe arambwira ngo ubutware bwose ndabuguhaye. Ampa itaka, mu Bugande tubyita hika, itaka hika ni ukuvuga iki? Hectare. Arambwira ati ndakuraze ngo haye itaka, akora n'inyandiko. Arambwira ati noneho no ku butware bwanjye bw'umwuka nari mfite nguhayeho. Banshandaga inshandago hano, uraza unyitegereje neza waza kuzireba nubwo nkuza ari Kinyamurenge n'ukurasaga. Barandasaga. Barangije kundashaga bansigaho umuti, ninjira muri koma kumara iminsi iyo 3 yagombaga gupfiraho. Umunsi yapfuye avuye mu mubiri niwo munsi nanjye nagarukiye, kuko ndibuka ko yapfuye amfashe mu ntoki arambwira ngo mwuzukuru wanjye ndapfuye, ariko ngo uhaye ubutware n'ubushobozi bwo gutegeka bene wanyu. Uzajya unywa inzoga nanywaga, uzajya unywa itabi nanywaga, buri kintu cyose nakoraga uzajya ugikora. Menya rero nyuma maze gukizwa ko amakuru ye yakoraga ifujyo cyangwa yagiraga amahane akiri umusore nkuko nanjye narindi. Mbese yagiraga amahane ubwo birumvikana, ariko kambwira abasore bataramenya Yesu ngo Yesu araryoha. Nta wundi muntu ushobora kugukura mu muryango w'imyuka y'iwanyu atari Yesu. Yesu araryoha. Yesu nashimwe. Amen. Ndabicagagura amaze kundekura, numva ndaremereye, numva ndundi muntu ufite imbaraga kandi ndi muto, imyaka 8. Hanyuma uwo munsi rero amaje gupfa yari yasize atanze itegeko ngo bampe ijerekani y'urwagwa nyinywere mu bantu nyimare. Ijerekani y'urwagwa nanywereye mu bantu rero ndayirangiza aho ngaho, aho imizima ikaba irimo gukura. Yego. Imizima ikaba irimo gukura. Imizima ikuzwa n'inzoga. Nibyo buriya. Ibintu byose byitwa, ndavugana n'abanyumva bose aho bari. Ibintu byose byitwa ibisindisha ni kimwe mu bintu bihindura ubwenge, hanyuma imizima ikabona uburyo bwo gukoresha nta bwenge ufite. Igihe cyose numvaga nyweye inzoga nanyweye urumogi, numvaga nta muntu kandi wanshobora. Nkumva mfite imbaraga, nkumva ndaremereye, ariko bikomeza kuza byiyongera kugeza igihe mama yapfuye. Mama amaje gupfa rero nza kugira ikibazo kandi cyuko na muka data agomba kunyica. Yaje gushaka kunyica abikoresheje ukuntu yakoreshaga biriya, akajya yanduza imineke, naba mvuye kuragira agashaka kumpa iyo mineke, ariko Imana ikandinda. Andoga ikintu bita imvunja. Bene data narwaye icyo bita imvunja. Ni amavunja mu Kinyarwanda. Imvunja ziva ku mutwe ziva ku birenge, buri rugingo rwose ruri ku buzima bwanjye rwari imvunja, kugeza igihe najyaga n'ubu nyitegereje neza wasanga nkifite ibikomere by'imvunja. Nkajya njya ku nzu ya sima, nkajya nikuba gutya, namara kwikuba imvunja imijyi bikajya bisigara ku nzu, kugeza igihe iwacu mu muryango n'abavandimwe n'abaturage bari baranyise amazina yitwa Cyama Duhure, ku buryo nagendaga wambona ndimo kuza aho ngaho ukagira ngo ndimo gusubira inyuma. Uw'inyuma akagira kuvuga ngo ibirenge byari byaratandamye, ukagira ngo aho ndajya niho ndava. Ubuzima bukomeza kuba bubi cyane, abantu ntangira kubora. Ubwo n'uburozi cyangwa biterwa n'umwanda, amavunja n'ibindi. Ntabwo ari umwanda, twari dufite amafaranga. Hari amafaranga, hari amasabune, papa hari amata, inshuti yanjye hari ubuzima. Ubwo papa wawe akabivuga icyo yabanje gukora, yabanje kugikora papa. Hari icyo bita guhwinika. Umuntu akabaho ari igihwinini, ibyo bakora umuntu ukabaho utabibona. Niko nari imeze. Abandi bantu bakarya bakabaho neza, ariko jewe nta buzima bwo kubaho neza. Ntunzwe na waragi, kanyanga,
kandi ntunzwe n'urumogi n'imineke yo mu rutoki, kandi iwacu abakozi barya bakanywa. Hari igihe kimwe njya ngeraho nkakurura ubwo buzima nkavuga ngo Yesu agira neza. Iyo ataba Yesu mba narapfuye. Ibyo byose byambayeho maze kubura mama. Ariko mama maze kubura nsigarana uyu mama wundi. Mama wundi mu gihe cyo kumfata neza yamfashe gutyo. Ariko ndashatse kuvuga kuri iri jambo ngo igihe yajyaga kumpa ibintu byo kurya, cya kintu sogokuru yampaye, naba mfashe gutya intuza ikintu ampaye, nkatigita gutya kikancika kikikubita hasi, agahita nkubita inkoni, nkikubita hasi, agahita agenda nanjye nkagenda. Ubwo nkajya mu nka, nkirirwa mu nka nkoca ibijumba nkava. Ubwo buzima burakura kugeza mu myaka 19. Ni ukuvuga ngo iyo myuka baguhaye n'ubundi yarakurindaga nayo? Yarandindaga kabisa, kuko uriya nawe wankoraga ibyo yakoreshaga n'imyuka ye. Hanyuma nanjye nkaba mfiteho imyuka yanjye igerageza gukora iki? Kurinda. Bariya abantu bagira ibintu bibabaho nabo bibafasha. Ariko niyo myuka yabaga ngo ari yo kubarinda abasaza, n'ubundi bamwe ari yo kwirinda no sogokuru yapfuye afite imyaka 124. Hanyuma rero yakoze ku buzima bwanjye. Cyari ikintu gikomeye cyane, kuko hari igihe naryamaga nkajya kubona nkabona araje, banyimye inzoga akagenda akayarura hariya mu muvure akanzanira ikijerekani. Ubona nge nkararamo cyangwa usinziriye? Nsinziriye ni iki? Nge nkararamo bajya kureba mu muvure bagasanga umuvure washize. Na utangiraga bakiwushiramo, kuko papa yengaga inzoga nyinshi, amajerekani nk'icumi, 15, 20, akazajya kwarura nk'atanu narayakubise narayarangije. Kavuga atari ko uyu musaza wenda utarakizwa twe turetse utaramenya Yesu. Kavuga atari ko sogokuru numvaga ndi umuntu ukomeye. Nibyo bintu by'amavunja n'ibindi nge ntago nabirebaga. Nge ntago nabirebaga. Narakuze ngera kuri level cyangwa ngera kuri nevo yo kumva nta muntu ushobora kunkubita. Ku buryo washobora kuzana inkoni wakubita hano ku kuboko nkakinga inkoni kavunika, kandi singira ikibazo nkongera nkagenda. Hari igihe abahungu b'abasore bigeze kuntega ari 6, bose bashaka kunkubita, bavuga ngo deka dukubite iki kintu kirwaye amavunja. Ndashwanyaguza umwe kumwe mbagira ibikomere. Noneho ngarutse inyuma nibazaho imbaraga zavuye n'amavunja ndwaye, bose batangira kuntinya mu gice. Hanyuma rero inkuriza kuza ivuga yuko sogokuru yampaye ku mbaraga. Ndagira ngo mbwire abantu tuvugana yuko izo mbaraga zirakora, ariko zikagera ahantu zikoma cyangwa zigarukira. Zirakora ariko zikagera ahantu zigarukira. Hari igihe cyageze umukecuru, umugore anshakira icyo bita umuti, ku buryo yanshoboye. Uwo mukadata yanshoboye. Hanyuma rero amaje kunshobora, ariko ankorera ikintu gikomeye. Amfata, nari ansanze ndyamye, anyinjiza mu mufuka. Amajije kunyinjiza mu mufuka nsinziriye, arawuhambira, ahamagara abahungu 2 bantware muri Nyabarongo. Iyo nkuru njya nkunda kuyivuga, nageraho nkumva hari ukundi kuntu mu mutima bibaye. Imana mfasha. Barampambira mu mufuka, bamaje kumpambira mu mufuka bagenda bankira ku nkombe y'uruzi, ku munota wo kunsindika sonika muri Nyabarongo. Imvubu ivamo ivuza induru. Bariya bari banzanye bariruka. Umufuka waraye hejuru y'uruzi kuva iryo joro kugeza mu gitondo. Usinziriye bado? Nari nsinziriye ntazibiriho. Mu gitondo abagiye guhinga bahambura umufuka, bankuramo, barantorotsa. Ubwo buzima bwanjye
n'uwo mudamu buba bubaye nk'ubuhagaze nk'imyaka 2 ariko imvunja zirakomeza kuko barantorokeje bantwara ku mukecuru murumuna wa mama yari yarasigaye we mu bagiye we yari yarasigaye abana nanjye arinda ubuzima bwanjye akajya mpandura amavunja ngo mukabari karye namwibagirwa akajya mpandura amavunja akajya nshinzara akanyirukankana mu ruhira kugira ngo arebe ko byakira ariko bikanga gukira kwanjye neza nakize muri 94 mama wacu uwo nguwo yapfiriye mu ntambara ari mu guhunga apfuye nawe rero abyaye abahungu 3 hanyuma ndashaka kubabwira kugira neza kwa Yesu aho ngaho amaze gupfa yapfuye uwo munsi niyo mpamvu mubwira ngo hari imbaraga zirya izindi mbaraga mu bintu byose wikarakasamo nubwo waba ufite amamiliyoni nubwo waba ufite ibitega nubwo waba ufite nyabingi nubwo waba ufite amahembe iyo upfuye biba birangiye ariko iyo ukijijwe ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza iyo upfuye murajyana ngiki kintu dufite abantu batazi gitandukanye n'izi mbaraga zo kwisi cyangwa Satani akoresha Yesu wacu iyo yaguhamagaye ukava mu mubiri murajyana akaguherekeza iyo yaguhamagaye ntabwo akureka no ku ntumbi yawe abahari kuko Bibiliya itubwira kuri Lazaro wari inshuti ya Yesu apfuye gusa amaze iminsi 3 mu gituro arababaza ngo mwamushyize hehe baramubwira ngo aranuka arababwira ngo nimumukureho igitare bamaje kumukuraho ibuye ahamagara Lazaro aramubwira ngo Lazaro sohoka uwari warapfuye umva uwanukaga muri iyo minsi 3 avamo ntabwo ndabona umuntu ufite imbaraga z'iyo myuka ushobora kuzura umuntu wapfuye kandi wanutse ngabeho atari Yesu niyo mpamvu mbabwira ngo umuntu ufite imbaraga ni Yesu ndimo kugenda ndangiza mbabwira kugira neza kw'Imana nanjye aho niho yansanze angirira neza mama wanjye amaze gupfa ndakubwira ngo umwanzi wawe namara gupfa ibyawe bizazuka kandi Bibiliya iratubwira ngo umugore wese w'umurozi akwiriye gupfa sinzi niba iryo jambo mukunda kurizo Bibiliya ivuga yego yicwa ni tubasabire bapfe ntubasabire ariko ndagira ngo nkubwire ubuzima bwanjye bwose bwari buzingiye kuri uyu mugore w'umurozi amaze gupfa ndazuka mbiki ngiki ndi maze gusengera abantu maze gutangira amatorero hari abantu bahambutse ku rwanjye iyo kuko Imana yampamagaye iyo mba narapfuye buriya umuntu ashobora gupfa hanyuma icyo yakoze kuri wowe Imana yaraguhamagaye cyo kikazuka kigatangira gukora ibyo Imana ishaka amaze gupfa imvunja zara uwo munsi amaze gupfa yapfuye ahunga ageze Igisenyi imvunja namaze iminsi 2 umubiri wagarutse numva nongeye nsubi hashize iminsi 3 n'itanu cy'umweru bampa amakuru ko yapfuye abantu twongeye guhura nyuma y'ibyumweru 2 baravuze ni wowe cyangwa si wowe mvamo umuntu muri iyo minsi Caritas irantoragura intwara mu kigo cy'imfubyi kwigisha abana gukora imigati ubuzima bwarahindutse imfubyi rero niho namenyeye Yesu ariko namumenye muri icyo gihe cyose cy'uburwayi bwanjye bw'amavunja n'ubuzima nari ndimo kubonabona narotaga ngo ndimo kuvuga ubutumwa bwiza ku muhanda ariko nkabona ntabishobora kuntu nasaga kuntu nari imeze nari kubishobora nte ya myuka yawe sogokuru yaguhaye
yari yataye agaciro igihe uyu mugore yamaze gupfa biriya byamvuyeho yo ntabwo yahise igenda. Ndagira ngo mbabwire karande ni ikintu gikomeye nta muntu kirangizwa nuko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo karande ye y'umwuka wo kwa sogokuru yarasigaye. Iyo karande yagiye maje kwatura. Ndashaka kubwira ngo muri icyo gihe cyasaga gutyo umwuka wera yarinjiraga akaza akambwira ngo nudakizwa uzapfa. Shoge mu mavunja no muri icyo gihe cyo kunywa inzoga n'urumogi. Ndagira ngo mvugane n'abantu banyumva cyangwa bazakurikirana iki kiganiro. N'umuntu wese w'umusinzi, umunywi w'inzoga, umunywi w'urumogi, umusambanyi n'umurozi agirira ririya jwi ry'umwuka wera rimubwira ngo nutihana uzapfa. Nawe araryumva n'umurozi. Iryo jwi ntawe ritageraho. Kuko hariho gupfa kabiri. Uyu muntu utakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wapfira rimwe. Ariko twebwe Bibiliya tubwira ngo ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama. Hanyuma rero iyo uyu mwuka wera aje akubwira ati nudakizwa uzapfa, abakubwira ruriya rupfu nyine rwo kugenda ikuzimu bakakotsa ukazashya ubuzima bwawe bwose. Ariko iyo umwumviye ukavuga uti reka bino mbireke uhabwa ubuzima cyangwa ubugingo buhoraho. Ndacyavuga kuri iri jambo rito mu magambo rishatse kuvuga ngo maze gukira ubwo uyu mukecuru amaje gupfa, ayo mavunja amaje kuvaho, bantwaye mu kigo cy'imfubyi. Ngeze rero mu kigo cy'imfubyi nkunda abana batangira kunyigisha gukora imigati. Ndabyiga cyane. Ndabimenya. Ntangira kwigisha abana rero gukora imigati. Abazungu barankunda nkajya ntangira kwigisha abana gukora imigati. Ntangira kugira agafaranga ko nari ntangiye kwiyumva, ntangiye gukura. Mu myaka 21 ndota inzozi. Maze kurota inzozi, ndota inzozi ngo ndi hagati y'inzira ebyiri. Amayira abiri birumvikana neza mu Kinyarwanda. Inzira imwe ndavuga ikiroto. Hari abantu bajya barota ntibumvire ibyo barose ngo bakuremo amagambo bafitiye umumaro bayakurikize, kuko ashobora kuba mu bukire cyangwa urupfu. Cyangwa ari n'ikinyoma. Ndavuga ngo ntabubesha nk'inzozi. Muri izo nzira ebyiri, inzira imwe yari irimo ikinogo kirimo igitoki cyarwaye amakoma yacyo yarahindutse umuhondo. Indi nzira ari inzira ifunganye, ariko nkumva umutima uranyemeza kunyura muri iyo nzira ifunganye. Nkitekereza kunyura muri iyi nzira ifunganye, nabonye ubugabo buri bunga nka 400. Bumwe bufite inyundo, ubundi bufite amafuni, ubundi bufite amacumu, bose barampindukije abantwara muri cya kinogo kirimo insina yarwaye. Bagiye kunkubita inyundo kunyoherezamo. Umugabo wambaye ibyera ahagarara imbere yabo. Arababwira ngo uyu igihe cye ntabwo kiragera, nimumureke. Bose barabura. Aho niho ijwi ryakomeje. Navuyeyo mva mu kiroto, ijwi rikomeza kuzenguruka mu mutima muri jewe, ndikubwira none ntiwagakijijwe. Urabona ko wari ugiye gupfa, none ijwi riba muri je. Ndagira ngo mvugane n'aba bantu nagiye gukizwa bya nyirarureshwa, kuko nanywaga isigara ritaramvaho. Kajya njya mu rusengero ndatura, ariko nsigara nko urumongi. Ndavugana n'abantu batura ariko bagasigara ntibabiveho, biraryana. Najya ku rusengero nkabona abantu barankunze, ariko navayo nkihisha nkakanywa. Ibintu byose bene data birashoboka.
ariko umuntu wanyweye itabi umuzimu w'itabi niwo muzimu ukomeye kurusha imizimu yose wanjye waramvunnye urandemerera urambonabonya ukumara imyaka 2 umuzimu w'itabi mama nyabo ariko maze kuko sogokuru niwe wari umurimo wo kunywa itabi hanyuma rero nanjye nari ntaratura neza ngo mvuge ko n'itabi ndinywa bakabona ngenda mu nzira ndagahungu keza narangiza kurinywa nkahekenya ibintu bakumva nyine nahekenya amashikarete muzajye mutinya aba bantu baba mu rusengero na service iri kuba bari mu guhekenya ibintu bantera ubwoba service iragenda mu maso barimo kuvuga ijambo ry'Imana wari mu bantera ubwoba kuko narabihekenye ko n'abagore babihekenye mama nabo uzajya ubigendereza bashaka kuba barya ubugoro nyaburi nkajya mbihekenya najya mu rusengero nkamenya ko ngiye kugura bwa bushikarete buhumura bitwara amafaranga ariko nkayashaka aho iryo joro ntazibagirwa byari 9:00 z'ijoro nagiye kumva numva umuriri utari wa buri gihe uje mu nzu nari ndyamyemo inzu iranyeganyega mbona inkota ityaye y'umuriro irambwira ngo genda ku rusengero wature ntago wigeze uba umurokore narahagurutse ndimo kugenda ku rusengero kwatura ndi mu nzozi nkubitana na sogokuru ndasengera abantu bakunda kurota basekuru babasura ninjoro kandi ari abarokore nubwo warokoka 100% ufite sogokuru akigusura yarapfuye amaze imyaka n'imyaka akaba akigusura ndagira ngo nkubwire ngo uhura n'ibibazo byinshi utamenya aho bivuye kandi akabifata nk'ibisanzwe mura nawe arambwira ngo ugiye kuntanga ndamubwira ate sogokuru ngiye kugutanga hehe arongera arambwira afite agahinda kenshi arambwira ngo ugiye kuntanga kugira ngo mvane yijwi rivuga ngo ngiye kugutanga birananira ndagagara uwo twari kumwe amfata ukuboko arambwira ngo mubwire uwe twari kumwe mu nzozi ni umwuka wera ndagira ngo mbabwire ngo mukore ibintu byose ariko mukunda umwuka wera azagufasha mu gihe cyose ubona ko byanze azakugira inama mu gihe cyose ubona ko ibintu byananiranye muri izo nzozi yamfashe ukuboko arambwira ngo ngiye kugutanga maze kuvuga ijambo rimwe ngo ngiye kugutanga nabonye mpagaze mu maso ya Pasteur Habimana Gaspard n'ubu aracyariho ni umupasiteri usengera muri Bethsaida uhahagaze byanyabyo cyangwa mu nzozi nagiye kubona mbona mpagaze mu maso y'umuntu witwa Habimana Gaspard arambura kuboko ku buzima bwanjye arambwira ngo ndagusengeye buri kintu cyose cyari ku buzima bwawe kiveho nagiye kubona mbona mvuyeho umwenda umeze nk'uruhu rw'imbwa uracyari mu nzozi ndacyari mu nzozi mbona gipasukiye hano mu mutwe kivuyeho kiramanutse mbona kivuyeho kimeze nk'uko ubona uburenge bw'imbwa nk'uko ubona ubwara bw'imbwa mbona kirimo kugenda yes ni amajanja mbona birimo kugenda bimvaho nagiye kubona mbona kimvuyeho kiguye ku itaka kiragenda mbona sogokuru aragifashe amaze kugifata mbona arirukanse agiye kucyambika undi mwana kandi wo mu muryango ariko wo kwa data wacu n'iyi saha nubwo wamubwira Imana ukazamura ibirenge niwe ukora bya bindi nakoraga anywa itabi anywa inzoga minsi yashize nagiye naramuhamagaye ngo ngwino ngusengere nubu arirukanka yarambwiye ngo iyo nkubonye mba mbona urumuri ruje kunyotsa kandi mba mbona uze kunyotsa ngewe na sogokuru hanyuma mu nshamake ubuzima bw'urugendo rwanjye ntago rwari rworoshye ariko muri urwo rugendo Yesu yarankunze yandokoye ntacyo ndi ankiza amavunja ntacyo muhaye yangiriye neza ankuraho umwuka w'umuryango
bene data bo tuvugana nagiraga umujinya kuko twebwe ubwoko bwacu mu isi y'umubiri twitwa abazigaba. Abazigaba niba unyumva uri umuzigaba utararokoka ni abantu bagira umujinya akagira umujinya. Hanyuma mama yari yarashakanye na data bombi ari abazigaba. Bararwanaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ntihagire ubakiza. Waba uje kubakiza bakava mu mirwano yabo hanyuma bakarwana nawe. Mfite ubuhamya bunini kandi bwinshi Imana yabanye muri ubwo nanjye muri ubwo buzima. Ariko naho wa mugani wavuye ngo ushaka abanzi babiraje hagati y'umugore n'umugabo bakamukubita bombi. Abo bantu bombi Daria Mukajene na Rugamba Cyprien nibo babyeyi bambyaye. Hanyuma muri uwo muryango nabyariwemo. Ubuhamya bwanjye ni burebure kuko mu kubyarirwa kwanjye mu myaka nabyawemo ni njyewe mwana wabyawe maze umwaka umwe n'amezi 6 mu nda ya mama. Yego icyo sinakivuze kuko ubuhamya ni burebure. Nguhaye ubuhamya bw'ukuntu hano nabaye, nguhaye ubuhamya bw'ukuntu kano kabo kureba ni paralize igitundu iruhande rumwe rurakora urundi rumwe ntirukora. Hanyuma ubwo ni burebure tubusubiyeho keretse mbonye akanya nkazagaruka. Ariko ni njyewe mwana wabyawe maze mu nda ya mama umwaka umwe n'amezi 6. Mvuka batari babyiteguye ko ngomba kuvuka. Mvuka mfite ibyoya byinshi ku mubiri. Baravuga bati tubyaye inkima, tubyaye igikoko. Bagiye kunjugunya mama aravuga ati hoya. Ubwo buhamya ni burebure. Hanyamurenge zacu mugana aho ngaho ngo kubita neza ngo ni cavuye mu nda nubwo ari bibe bimeze bityo. Aho rero mama niho yanyitiye izina. Arambwira ngo umwana wanjye mwituraye neza kuko yambyaye ntamuriye. Igihe cy'abana bagejeje amezi 9 kubyarwa ngiye yabonye birenze. Ndongera ninjira mu kindi gihe. Ariko igihe kimwe arimo gukora ubugari yumva ibise biramufasha. Agiye nk'ugiye kuzana isahane umwana arasohoka. Yari yiriwe ahinga ariko ntibavuga ko ndi umwana. Yarampishe cyane, arampisha bihagije kuko ntabwo yemeza ko ndi umwana. Nari mfite ubwoya mu maso hose, umubiri wose. Ubuzima bwanjye rero buje buhita mu buzima kuva mvutse kugeza igihe nakiriye Yesu. Maze kwakira Yesu nabonye amahoro adasanzwe ntigeze mbona. Muri je mfite imyaka ubu 48 ariko numva ndi umutesi. Muri je nta babyeyi mfite. Numva ko mfite ariko yo ndi muri Yesu mba mfite amahoro. Urabona mama Arine ni mama wanjye w'umwuka. Iyo mugezeho mba numva ari nk'umubyeyi wapfukamye akambia kuko icyo nkeneye kumubwira ndakimubwira. Nkamubwira mama meze gutya, mama agasuti kanjye karashaje, akangurira agasuti. Numva naraguye mu mahoro. Numva ndashaka kubwira abantu batarakizwa kuko hari ibintu bapfirwa. Abantu batarakizwa hari ibyo bapfirwa. Yesu yampinduriye umuryango, ankura mu muryango wambyaye utarigeze undabirira kurabirira, utarigeze umfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Akira mu muryango umfashije kuba iki ngiki ndi. Bampa amashuri y'uburere ntarigeze nyahabwa n'ababyeyi. Niga Bibiliya ntarigeze niga. Ubwo rero nguhaye story y'ukuntu ntize ibyo byaza gutwarira undi mwanya. Utagiye ku ishuri? Ntagiye ku ishuri ariko nkaba nzi gusoma no kwandika. Ntagiye ku ishuri ariko nkaba mvuga ubutumwa bwiza. Ubuhamya ko ari hatari. Hanyuma rero tugomba kubushakira undi mwanya. Ni byinshi. Kera baratubwiraga ngo twabanza gushima Imana yaduhaye ubuzima. Mu buzima bwanjye sindwara ngo bino ndarwaye. Sinzi kurwara keretse ubucurane gutya. Icya kabiri nkunda Imana kurusha ibindi bintu byose. Ndi umunyamasengesho. Kuvuze gutarwara kandi tubwiye ko uri igize paralize ukuboko. Ubwo nubuzana buraba rundi buhamya. Hano nari naranze kumvira Imana kuntuma kuvuga ubutumwa bwiza. Ndanga. Yari intumye muri Kongo, intumye Gisenyi,
intumye Igitarama nanga kujyayo. Irambwira ngo uzagenda nta maboko ufite. Hanyuma rero izi ni ingaruka zo kutumvira. Uwo n'undi mwanya. Ndabashimiye kandi ndabanezerewe. Mu by'ukuri nongeye kuvuga ngo iyi studio Imana yiha umugisha. Murakoze cyane. Nongeye kuvuga ngo namwe abashyizeho iyi gahunda yo gufasha abantu kugira ngo ubuhamya bwacu bugere ku bantu batandukanye, abafite ibibazo, abameze nk'uko twari tumeze, bashobore kumva mu mitima yabo ko nta kintu Imana itashobora gukora. Ndabashimiye rero kubwo kuduha uyu mwanya, ndabashimiye kandi kubwo guhisa ibiganiro byacu no kubyakira kugira ngo bihite kuri uyu murongo. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira. Yego. Mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye kubwo kugira ngo musangize abantu ubuhamya, abantu baba bakeneye kubwumva kugira ngo bukomeze abantu. Nawe wari ubukurikiye nubwo bisa nibaye nka birebire buke, ariko mwumvise ko tubisize byinshi. Nibikunda natubonera undi mwanya, mwandike muri comment, azagarukane n'umugore noneho babe bicaye hano ari babiri kugira ngo tuganire. Kuri Mike mwari kumwe na Director Gabi kuri Afrimedia Live nk'ibisanzwe, izacu nakagaruka. Imana ibarinde. Amen.